Muraho neza mwese, ikaze kuri Skillinova Africa. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo wakora user account nshya muri mashini yawe. Ubundi computer cyangwa se mudasobwa igira user account imwe by default. Ariwe uba ufite ubushobozi bwo kuba yakwemera kwa instalinga, managinga buri kintu cyose kuri machine, files, documents, everything, folders, application ari muri mudasobwa ndetse n'ibindi bintu byinshi. Gusa dukenera kugira different user account kugira ngo tugire buri muntu wese cyangwa se agire uburenganzira cyangwa se ibyo akora biri secured. That's why we need to create user account, new user account. Cyangwa se mu gihe watije umuntu mashini yawe ushobora creatinga user account ukayimuhereza akiloginga nkawe, hanyuma akagenda agakoresha desktop ye, document ye, ntavangavange data zawe nize. So for management, for efficient use of something, for security of your files, documents, folders, apps, or security for generally for your data, ushobora kwemerera abantu bakoresha mashini yawe ukajya bakorera user account kugira ngo buri wese nyine agire aho abarizwa. Kandi ikindi kintu impamvu byongerera security ni uko buri user account igira password yayo, kandi noneho ikagira ni nka mashini nshyashya uburemye, kuko iyo yiloginze as a new user abona ibye, ntabwo abona bya bindi byawe ku buryo ashobora kuba yabimodifiye. So that's why we need to create user account. So muri iyi video rero turifashisha Windows 10, niyo dufite hano, niyo operating system yese muri iyi computer. Ikindi ni Lenovo i3 niyo tugiye gukoresha. Turebe uburyo butandukanye. Niba ushaka ko abandi bakoresha mudasobwa yawe bafite account zabo bwite, iyi nyigisho irakugirira akamaro. Ushobora kwibaza cyane ngo se ngo reka tumenye impamvu noneho user account ari ingenzi. Ifasha buri muntu wese kuri dosiye, amafoto, igenamiterere bye bwite, nyine kuba umuntu ibintu bye biri secured, nta wundi muntu ushobora kubya accessinga usibye wowe yahaye uburenganzira. Ndetse igira n'ijambo banga ryayo, icyo tuzi nka password, username na password yayo, ariko ni password bakoresha biloginga, ibiri different n'iyundi muntu wese, n'iyundi mu user uri kuri iyo computer. So iyo ukoze user account ni nko creatinga indi computer nshyashya nyine mu yindi computer, kugira ngo nyine uyikoresha abakoresha different user account ntibabone ibintu bisa cyangwa se bimwe, bagahurira kuba bakoresha mashini imwe gusa, ariko umwe akagira desktop ye, akagira document, everything, buri gice cyose cya mashini akakibona uko kiri different n'undi wiloginge mu yindi user account. So tugiye kurebera rero hamwe uburyo twa creating account kuri mudasobwa yawe. So turaza searching settings, ujya kuri settings ukajya kuri accounts, nyuma kuri iyo accounts urabona uyu urimo locally yitwa Diane Vida, ni local account ariko ni administrator, we admin. So hano hariho option nyinshi, twebwe turi buze kuza hano kuri other users, turajya kuri settings accounts, tujye kuri other users, hanyuma tujye kuri add account. Add account bakubaza izina y'uwo muuser ushaka ko agira account, reka tumwite Digital Skills no Skillinova Africa. Tuvuge ko uyu muuser wa kabiri ari Skillinova Africa. His name. Nyuma uga creating a password,
izajya igufasha kwilogingamo iyo wibuka. Hano bakubaza ibibazo 3 n'ibisubizo byabyo, ndetse na nubwo rero ubyiyandikira bahitamo hano. What was your child nickname? Wenda nyishyirireho Agnes. Question 2. What was the name of city where you born? Ni Kigali. Ikibazo cya 3, reka duhitemo what's the name of the first school you attend? Kanishyirireho Ryabega. Ibi ni ibibazo nyine, ibi bisubizo usizemo hano cyangwa ibibazo ubikenera in case you forgot your password. Nibwo rero ubikenera, biragufasha. Hanyuma ukajya kuri next. Ubu account yamaze kuba created. Ushaka kuza hano ukajya kuri change type. Hano hari ubwoko bubiri bw'aba user. Ushaka kuba ari administrator, ni ukuvuga ngo user uri administrator niba wemerewe, niwe uri admin ku bintu byose kuri iyo computer, niwe wemerera kuba mwaka installing ama application, niwe wemerera kuba mwakora uninstall ya application. Ariko iyo uri standard user, ni ukuvuga ngo wowe uraza ugakoresha mashini bisanzwe, ukaba waza ukamodifiya bisanzwe, ugakoresha app zirimo, ariko nta burenganzira ufite bwo kwinstalla indi application nshyashya cyangwa se gukora uninstall y'izirimo uri admin kuri iyo computer cyangwa muri iyo mudasobwa ataguhaye uburenganzira. So reka tugumisheho standard rero, kuko dusanzwe dufite undi admin, tagira aba admin babiri bikazakora contradiction. So ubu ni uburyo rero bwo creatinga user account. Thank you for watching this video. Nizere yuko byagufashije kumenya uko wakora user account n'impamvu uyikenera kuba wayikora. Ikiba gisigaye ni ukuba wagira wayinjiramo ukaba wayikoresha nk'ibisanzwe. So urakoze rero wowe twabanye muri iyi video.